Umushinwa niwe wa mbere wavumbuye imbunda irasa ku isi, aha hari mu kinyejana cya 9. Nyuma abandi ku isi bakomeje gukopera, nuko bagenda bakora izindi mbunda mu buryo bujyanye n'iterambere. Ariko wakwibaza, ni izihe mbunda zifite ubushobozi bukomeye cyane ku isi kandi zingana gute? Ese imbunda nini cyane ku isi zakozwe hagamije iki? Ushobora kuba kandi waribajije cyangwa wibaza, ese ari igi cyangwa inkoko niki cyabanje mbere? Nurangiza kureba iyi video uhita ureba icyabanje muri video twakozeho. Niba uri mushya kanda subscribe kuri YouTube channel yacu Menya TV, ugume ku ruhande rukungura ubwenge buri munsi. Kanda kuri like uduhe igitekerezo unasangiza abandi iyi video. Mu ntambara ya mbere y'isi, Umudage Fritz Rosenberg mu 1918 yakoze imbunda ariyo yari ibaye ya mbere nini kugeza muri icyo gihe. Imbunda yiswe Paris Gun. Abadage bayikoze kugira ngo babashe kurasa bitaruye mu mujyi wa Paris ku birometero 120. Iyi ni intera ndende, kuko kuva i Kigali ugera i Huye uciye mu nzira y'ikirere hari uburebure bw'ibirometero 79.91 gusa. Ni ukuvuga ko iyi mbunda iteretse i Kigali yashoboraga kurasa ikarenga umujyi wahuyeho ibirometero 40. Paris Gun yatwagaga ku mihanda ya gari ya moshi, yapimaga toni 256. Ugereranije ni nk'uburemere bw'imodoka 110 za Range Rover. Yari ifite uburebure bwa metero 34. Yari ifite ubushobozi bwo kurasa isasu rifite uburemere bw'ibiro bibarirwa hagati y'160 n'130. Yashoboraga kurasa ku butumburuke bw'ibirometero 42.3 mu kirere. Isasu rya mbere ryarashwe n'iyi mbunda mu 1918. Nicyo kintu cyari kibanje kwinjira cyane mu kirere cyane kurusha ibindi byakozwe n'ikiremwa muntu muri icyo gihe, kuko byafashe iryo sasu amasegonda 108 mu kirere kugira ribe ryikubise muri Paris. Yari ibirometero 120 uvuye aho imbunda yari iteretse. Kwihuse cyane mu myaka, mu ntambara ya kabiri y'isi Abadage babashije kubaka indi mbunda kirimbuzi yari nini cyane yiswe Schwerer Gustav. Iyi akaba ari imbunda ya mbere nini yabashije gukoreshwa mu ntambara. Kimwe na Paris Gun, iyi Schwerer Gustav nayo yatwarwaga mu nzira gari ya moshi. Iyi mbunda yapimaga toni 1350 z'uburemere. Uburemere bwayo bwari bwikubye hafi inshuro 5 ubwa Paris Gun, uburemere nk'ubw'imodoka za Range Rover 500. Imbunda yari ifite metero 32.5 z'uburebure, kandi byafataga abagabo 250 iminsi 3 kugira ngo babe bahuje ibice byayo. Igihe imaze guterekwa yari ifite ubushobozi bwo kurasa buri minota 45, ikarasa igisasu gipima toni 7. Kugira wumve imbaraga zayo, ibaza imbunda yashoboraga kurasa ikintu gipima toni 7 mu kirere urasiye i Kigali kikagwa mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda. Gusa igitangaje ntiyamaze igihe, kuko mu 1945 Abadage ubwabo barayishwanyaguye birinda ko yafatwa n'ingabo bahanganye. Iyi yakomeje kuba imbunda ikomeye kugeza mu mwaka w'1961, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije na Canada batangije umushinga witwa HARP, aribyo High Altitude Research Project. Umushinga wari ugamije kwiga uburyo hakorwa imbunda nini bihagije kandi ifite ubushobozi bukomeye ku buryo yakohereza ibyogajuru mu kirere ku buryo buhendutse hadakoreshejwe rockets. Iyo mbunda yubakiwe muri Arizona, ikaba yari ifite uburebure bwa metero 41 kandi ifite ubushobozi bwo kurasa ikintu gifite ibiro birenga 180 mu kirere ku muvuduko w'ibirometero 2.1 ku isegonda. Ibi byatumye ari imbunda ya mbere yabashije kurasa kure mu kirere ku birometero 180. Kubera ko kugira ikintu kigire ubushobozi bwo kuzenguruka isi bisaba byibura umuvuduko w'ibirometero 11.2 ku isegonda. Uyu mushinga ntabwo watangaga icyizere ko wazabasha gukora imbunda yakohereza icyo cyogajuru kizajya mu kirere. Nuko umushinga uza guhita uhagarikwa.
wari ukuriye umushinga witwaga Gerald Bull ntiyacitse intege, kuko nyuma y'imyaka mike yahise ahura n'umugabo wari ukomeye wakunze umushinga we witwaga Saddam Hussein. Mu mwaka wa 1988 bahise batangirana umushinga wiswe Project Babylon. Imbunda yo kureberaho yiswe Baby Babylon yari ifite uburebure bwa metero 46, igapima toni 102 z'uburemere. Imaze kubakwa byateganywaga ko igomba kurasa ku birometero 750. Iyi yari nto yo kureberaho. Umushinga nyakuri yari ugukora Big Babylon. Imbunda yari kuba ifite uburebure bwa metero 156, ikaba kandi yari kubiteretse ku buhaname, ku buryo umunwa wayo wari kuba uri ku butumburuke bwa metero 100, ku buryo yose imaze kuzura yari kubipima toni 2100. Kubera uburyo imbunda yari nini, birashoboka ko yari gukoreshwa mu kohereza ibyogajuru mu kirere cyangwa ibisasu bikomeye cyane, bikagomba ko hakoreshwa ikoranabuhanga kugira ngo bibashe kugwa aho babitera. Ntawuzi neza koko niba Iraq yari kuzarangiza uyu mushinga, kuko Gerald Bull yaje kwicwa nyuma y'imyaka 2 umushinga utangijwe, akaba yarapfuye mu 1990 arashwe n'abantu batabashije kumenyekana. Gusa kandi Big Babylon siyo mbunda nini yatekerejwe n'abantu. Ibi bituma tujya kuri Quick Launch Gun. Iyo yahinduye imitekerereze y'umuntu kubyerekeye uburebure bw'imbunda ishobora gukorwa. Iyi mbunda yari yenewe uburebure bw'ikilometero 1 na metero 100, igomba gusumba kure inyubako ndende ku isi, Burj Khalifa. Ikaba yaragombaga kandi gukoresha ingufu za hydrogen mu kurasa ikintu mu kirere ku muvuduko w'ibirometero 6 ku isegonda. Nubwo itari kubakirwa kujyanwa ku rugamba, ariko Quick Launch Gun niyo mbunda ya mbere ndende ikomeye ikiremwa muntu cyabashije gutekereza kubaka. Kanda hano urebe niba ari igi n'inkoko n'iki cyabanje. Ikibazo abantu benshi bakunze kujyaho impaka. Uraterwa amatsiko n'ibyo abandi babivuzeho muri comments. Kandi niba uri mushya, kanda subscribe kuri YouTube channel yacu Menya TV, ugume ku ruhande rukungura ubwenge buri munsi.